si bebe nuko cyo utanyizera najye nkakwizera wamisemo nanjye naguhisemo reka mubwire kantu kamwe kandi k'ubwenge ibaze ko wahebuje abagore bose umugisha si bebe ibyo birakwiriye kugusetsa koko nkubwire ndakumva nizere ko witeguye kunyumva ready nta kintu umugabo wawe na kimwe yakoze utazi nta kintu na kimwe umugabo wawe afite utazi ndagira ngo ndangire ahantu haba hari imfunguzo za business zanjye ku office ku maduka n'ahandi nashakisha ahantu hose narazibuze kandi ni we n'umugabo wawe mwari mu bifite bivuga ngo ahantu Serge yabisize urahazi please icyo ngusabye nta kindi mfasha kubona izo mfunguzo business zawe haba ku iduka haba ku office haba ku mazu akodeshwa nta mfunguzo na zimwe mbona ariko njye urandenganya sinzi izo mfunguzo aho ziri nta naho nanamenya kuko ntago ibyerekeranye n'akazi ka Serge nta kintu nari mbiziho nuriya mu secretary we ahubwo ndakeka ari wagerageza ukabaza ariko reka nkubaze njye ntago namenye iyo ziri kubera iki ibintu byose wiyemeje kumpima urabona tuzarangizanya gute wifuza yuko nkugirira nabi kugira ngo ubashe kubona yuko byose bishoboka ariko si cyambere uko secretary hari izo mfunguzo ntago namenye izo ndabaza wowe umugore we uwo musekreteri wampuza nawe nkande genda umubaza kubwira aho ziri okay ubwo ni mubaza gusa nawe wamubaza ngiye rwose nta makuru na make mfite ku kintu cyerekeranye n'imfunguzo za company cyangwa se no kubyerekeranye n'akazi ka Serge ni ibintu ntakunze kwinjiramo cyane rero aho ngaho ngende umva ndenganya kabisa urabizi umunyamahanga we bajya kumwirukana mu gihugu bamuha 24 hours hari n'uwo birukana badateguje none ngende umunyamahanga se muri urugo muri gahunda zanjye uri nyuma y'abanyamahanga 24 hours zishire wavuganye n'uwo bireba yaba umusekreteri cyangwa nde wambwiye imfunguzo zanjye aho ziherereye ndakeka ko ari ikinyarwanda mvuze ayo mabuno yacuguse ukora ibyo nkubwira Bae? Yes, babe. Kwambaye gukesi giye he? Yana none ufite kujya uyu munsi. Kwa kubise musaga shati kesi. Sinzi kumushira mu stock ese munsi. Ashake iki? Umuntu agiye ku muhanda nubwo ugiye ku muhanda gato ugomba kwambara neza. Ushaka attention y'abandi. Ushaka kunambara nabi. Kwambara ariko gide. Ate aho ngo kunda kwiyambika neza abajyangande bakobwa barebe umusize ba girlfriend wanyu mu rugo. What is that? Ni kimaje kubona se. Waba Queen Drama. Queen Drama uramuzi nyine akunda drama byataye. Nyine ni wa muntu uhorana ibibazo uko ugira urukundo I know ariko ugira nibazo byinshi.
guhura nyine umuntu umubaza ibibazo nyine waba queen drama kandi kubaza sizi bitera kumenya hari icyo bitwaye Nzi kucyura mu bya negative muri relationship nyine kubera icyura mu bya negative muri relationship ntabwo ari negative mba mvuga reality y'ibintu kandi nta munsi ndavuga ibintu imbere niba batari ibyo ese bebe nuko icyo utanyizera nanjye nkakwizera wamisemo nanjye naguhisemo reka mubwire akantu kamwe kandi k'ubwenge ibaze ko wahebuje abagore bose umugisha ese bebe ibyo bikwiriye kugusetsa koko ibaze ko I choose you you do what ugisha abagore no not bad ibyo happy kabisa usufashwe n'abayobozi kubera no abanye ufite uburenganzira bwo kuryamo no this is serious wajya uba seri no listen to me ese uri seri yeah I'm very serious byagenze bite se wabonye ndi sheri cyangwa ibyo navugaga byari ibyo reka nkubaze ese igihe utekereza ko ntakaza hari igihe utekereza ko ntakaza oya nanjye mbitekereza kubera nyine ukumva ushobora kumbabaza bibaye ngombwa wapi nose baby ikintu ukunda wakifuza kukigurisha cyangwa wagishyira mu rugo iwawe ukirirwa ukireba nk'umutako aterwa n'icyo ushaka n'inyungu iri muri cyo nyine baby mba nifuza kukwegera mba nifuza kugukoraho mba nifuza nyine affection nyine ibyo byose ndabikunda none babikujije ariko nyine right now biratandukanye ndasabwa byinshi nyine kugira ngo mbyemererwe urabisabwa kandi ngomba kubyakira ko sinifuza kugutakaza second uri umuntu w'agaciro ku buzima bwanjye you know what I'm saying yeah ibyo njye nawe bigitangira hari bigoye you know what I'm saying right now n'ubwira byaga bigeze ahantu haryoshye ariko dufite plans dufite goals twifuza kugera kuri byinshi ariko I'm not safe right now because your brother brother ngize yakoze iki ngomba kugukwa ngabo bwiye kumba kwemererwa kumba kugukora what the fuck est-ce que vous sur condition so ari my brother nanjye ndi ufite uburenganzira ku buzima bwanjye bw'unkoraho n'utankora yeah you have to choose think about it I'm so tired
wikanze ko wikanze Tangiye kumva wanga uri kujya ukanda gake kuko rega bari bahitanye cyane cyane hano wewe wigira ikibazo ndagukanda humura nicyo cyanzanye Ndumva umeze ute genda noroherwa gake gake niba ugenda neza ariko kumubaza umfashe ujyane n'ibitekerezo yesu we gake ndagira ngo mubaze ubundi kubera icyo ukomeje kunyitaho cyane ese urumva ko kwitaho ari ikibazo saba ukeneye umuntu kwitaho yego ni byiza ariko se wowe uri mu ntoki iwe hari igisaza cyajyaga kimpondagura gake iwe cyanjombaguye inkoni mbabara cyane none se ubwo ngubwo ufite ikihe kibazo kandi kukwitaho none baba ari ibihungu bimeze nka bya biremwa byo mu ishyamba byabaga biri nk'abaga byajyaga biza ntawe uhari ntabwo bizadusanga hano se humura ntacyo uzaba ntabwo bazadusanga don't worry humura ntacyo none uzaba se wowe nyine ni ukubera iki wabikoze wabaciye inyuma wowe uruwa hehe none se kuri kumbaza ibyo bibazo wankunze murambaza ibibazo byinshi uko kindi kwitaho urumva wankunze nuko wabaga uri kumwe na bya bihungu bisa nabi munkubita none kuri ino nshuro ni wowe urimo kunyitaho ayiwe gake rero njyewe yego humura nzagenda nkwibwira gake gake erega nshobora no kukwibwira ugahita upfa yeah none se nshobora kukwibwira ugahita upfa kubera iki se reka ngukandire kuki umbwiye gutyo uzagenda umenya gake gake uri dayimoni cyangwa uri shitani nanjye ntabwo nzi icyo ndi cyo kunteye ubwoba se cyane kurutaho come on uza kwiga ahangaha ufite umutekano yego uzagenda umenya ariko ndashonje urashonje yego kansoze kugukandira hano mpite ngira ngo uzane icyo urya yezu we gake ni ukuri ikirango urakoze ntangiye gusubira mu buzima bwo mu rugo kuri Imana izaguha umugisha kandi nzakwitura humura urakoze andabara hana gerageza urye hano bafashe tungutu turoroshye ntago tugoye abafashemo hano kanguhereze gatoya basi cyari gifite ibitoki bajyana imajago ngaho ryaho rya kano konyine basi cya kindi gisa na bya binyamaswa byo mu ayiwe rya tuno tuba tworoshye ni utubuto muri zoo turagufasha sibyo hangane kano hari igihungu gisa nabi bya bindi basiga ku musiraje cya gifite ibitoki Imana ariko Imana izamunyereke n'ingi nzamugororera ndabara hano haje aho muraza kumera neza sindi kukwitaho se ntabwo ahubwo ntabwo uri kwicara ngo ushime Imana ukavuga ati
ni umuziranenge byibura ni ukuri urakoze cyane ngo ntabapfira gushira ndababaye icyo wampaye ibyo kunywa ibi biguhekenya biranga ngo icyo kunywa yego ushaka iki ibyo unywa byose ndabishimira guhekenya biranga urimo kwanga ntabwo bikunda okay sorry mama kandi Imana ikomeze kuba umugisha kandi ariko nakubonera icyo kunywa ariko uragerageza tuno tuntu tumare ni dukeya sibyo kabanza muzana icyo kunywa guhekenya biranga ntabwo bikunda barahanize cyane ntabwo nose uragira ngo ubeho guteka gutya utuje gutya nanjye nshakira icyo kunywa murakoze okay umbeshya ngo ntabwo wowe uransura agusura se ubu ngubu ntabwo mari cyangwa ubushize sinaje nubwo nabonaga waje se uze kureba sheri wawe njye wari uje kureba ahubwo uravuze ngo ndi kureba ngo naje nje kureba sheri wanjye mpita nibuka buriya urabaye iki kijyanye n'iki niba se kubera iki noneho narakubenda ndavuga se umuntu nje kumusura nta nubwo basi akeneye no kwicara ngo tuganire nta nubwo ukeneye no kwicara kandi ari kumwe na sheri wawe uriho nicaye ikize aho ibyo bintu wowe ntabwo uzi na audio ntabwo wabaye muri adolescent kera umukobwa yazaga gusura musaza wawe bahitaga unyerera mu cyumba gusa ubwo ni cyangwa ubwo ni imico y'abakera ukabaha umwanya maze nawe kwicara mukaganira gusa cyangwa wafuye musaza wawe kira nagifuye naniwe ntabwo nari namufuye gusa ntabwo namufuye gusa nta nubwo nari meze neza pe nari meze neza nari mvuye ahantu nshaka umuntu nyine ambwira ibintu biri aho nkumva bidashinga ngeze hano ntabwo nakwisipekitingaga n'ibiki mpita njya kuryama ariko amusoro niba nanakubabaje it's okay naye narabikese ndavuga se aho nari n'ikibazo ahuye nacyo umuntu akaba ari no kumutesha umutwe nawe naramubajije brother we naramubajije ndamase pasha yabaye iki cyangwa hari ikintu kimubayeho akaba adakeneye kuvuga nasudi muzuranye muturiya mugabo we ahubwo wowe kuki utaramubwiye ko ufite musaza wawe ngo mbwire basi n'izina rye n'iki n'iki njye se nabwiye ko ufite musaza wawe nkavuga ngo uzaze kumusura cyangwa uba ubyibuka nanjye rikaba byancanze ntabwo uzi uko ibintu biba bimeze mba nataye umutwe none naratunguye ndavuga uwa none se uretse gato ko musaza wanjye yambwiye ngo bishiri we kandi nzi kubana na Serge ari umugabo wawe ibyo bintu ni ibiki dore ubundi cyangwa se n'icyo duhora dupfa buri gihe ushaka kwinjira mu bintu byose ngo umenye kuki ukunda kujya indipu y'ibintu we jya umenya ngo njye mfata ibyo bambwiye muri make ufata ibyo bakubwiye none se ubwo ngewe urumva nta ndi muntu ki mbona musaza wanjye akundana n'umuntu wubatse uri mariye ese ubwo nawe utuzi neza njye na Serge uzi ibyacu ibyo nabitindaho nabazaga ariko niba nta kibazo kibirimo ubwo mwana biganira si abizi se nta n'ikibazo arabizi sharabizi umuntu mukuru buriya nta n'ikintu na kimwe pe cyanjye na Serge atazi yego ni ukuri ni sawa ibintu byose tuba tubiziranyeho azi aramukunda se basi cyane bakora buri kimwe cyose kubera urukundo cyane buri kimwe ibibazo bitemba bari uzamba kindi gihe yasubizwe n'umuntu akubaza ndabaza ariko nanjye bikandenga nagusuye ntabwo naje mu bibazo naho thank you njyanye na brother wawe uzabimenya
nako deja wari nabimenye Narabimenye ariko ntabwo. ibindi bigiye kurikiraho uzabimenya oya uzamenyeshe shano no basaza na bashiki mana yanjye muzamenyeshe nyine mumene umunsi ubu cyakora merci Merci. cyari ryoshye biraryoshye ariko imaze iminsi menye ifiriti biraryoshye naryoshye pe sha imineke se yararyoshye buriya sha cyane pe imaze iminsi muri firigo niyo mpamvu njye simbizi njya ngura imbuto sigere ngandagura ntabwo se nawe irya sha Rwanda vani ndayenda no guturika pe sha nanjye ndaza kugusura ariko vuba sha wowe umbe byambi barambibonye ariko urimo kuba inzobe cyane cyane urega no kubutameruka aya ndabona atari shyashya ndahera ana kayobe ntazi uko kameze sha no kubutameruka reka ego sha ntabwo bumeruka niyo mpamvu pe tombe maso sorry cyakoze izi mbuto wagenda yera nazikeneye pe kandi imbuto cyane ndazikunda cyane pe Hi guys, sinzi ko meze neza ni Mutesi muri filime Ububabare bw'ikinyoma. Ndabatumiye rero mukore subscribe, share, like and comment. Muri utuntu twinshi tugiye kugenda tubahereza. Ciao ciao.